ahirwa bapfa bapfiriye mu mwami ngo bazenema Melolas Seko Veradonai Tanda Baki Rivenodam Rokita Veriadonai Nendoro Come efo ntangarije imbere y'iyobokamana ntangarije imbere yanyu bikamwa Yesu narivuze ngo Imana ifite imbaraga muza abemera ko ifite imbaraga Imana iteranyiriza amagufa mu nda y'umubyeyi Imana irakomeye hallelujah hallelujah turagukunda cyane holy holy deno musikundi turagukunda havari adora hallelujah deno masire turagukunda ibas ubuzima bwawe buba bugufi iyo wiganyira ugarukira hafi wowe mutahi mushaka mwitahire ndanezerewe haleluya wow niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya biroroshye kandi birashoboka ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano BKMYS yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbona nkubone abarimu b'abahanga barabategereje duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe ukunda cyane Yesu ndagukunda rwose cyane ibyo ukora muri twebwe biragaragaza kuri Imana y'urukundo kandi ikwiye gukundwa n'abo yaremye bose haleluya Yesu umwanya rero nta kindi dufite kukubwira yo kuvuga ngo warakoze warakoze ku byo wakoze holy deno warakoze ku byo uzakora nta yindi Mana twabona yabana nawe ntiyagereranywa nawe mu Mana bwawe bwose izindi Mana zose izikwiriye kubahwa ntizikwiriye kuvugwa ntizikwiriye gusenga haleluya ukagikomeza kandi ukagisohoresha umwete wawe mwinshi wowe twarebyeho tudafite icyerekezo icyerekezo wowe twarebyeho ibintu byanze biremera wowe twarebyeho haleluya shime Yesu turagukunda cyane kuko dufite impamvu nyinshi zidutera kugukunda haleluya ushime Yesu urakoze kubw'akanya keza uduhaye ngo tugushime wowe ntibyakwirwa mu magambo ibyo tukuvugaho ariko ijuru imbere y'Imana dufite umuntu tuvuganira ubasha kubigusobanurira neza akabivuga mu magambo nawe wakunda kumva ariko ibyaremwe byose turavuze ngo uhabwe icyubahiro iminsi yose wowe Mana mwungeri mwiza soko y'ubuzima soko y'amahoro yose soko yo kubaho turagushimiye ku bwatisiye rwose turagushimiye ku no forma turagushimiye ishimwe n'ibyawe none n'iteka ryose
Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Yesu ahimbazwe. Nta mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Nuko dutangiye dushima Imana cyangwa se nuko dutangiye tuvuga turi hano muri uyu muryango mugari ku mpamvu zo gushima Imana. Umuririmbyi turabishyira nko mu 30 intego yacu yo kurera hano. Hari umuririmbyi yavuze ngo ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye byose yazabikora. Birahagije cyane. Ibyo Imana yakoze nibyo biduha ibyiringiro yuko n'ibisigaye izabikora. Ubwo si ukubeshya, tubonye Imana, tubonye imirimo y'Imana. Nta muntu n'umwe udafite ikintu yashima Imana. Iyo uhereye ku kirenge cyawe ukazamuka ukageza ku musatsi, uba uri kugenda ubara imirimo Imana yakoze, kandi ni myinshi iratangaje nk'uko ijambo ryayo rivuga. Turi hano rero mu gitaramo cyo gushima Imana. Ndashima Imana ko nanjye mbonetse mu iteraniro ry'abashima Imana, kuko amashimwe ku buzima bwa buri muntu wese uri hano, kuri mwene data Tisiye, we nitubivuga rimwe arabyumva gatatu, arabyumva gatanu, arumva yanabicuranga, arumva yanabiririmba, arumva yabigendera. No kuri turi hano rero ku mpamvu zo gushima Imana, tuvuga ngo iby'Imana yakoze, iby'Imana imaze gukora biratanga ibyiringiro ko n'ibisigaye Imana izabikora. Dushimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo aboneke gufatikanya na mwene data gushima Imana. Ntabwo rero ahantu hateraniye abaririmbyi benshi ubundi hagomba kuboneka amagambo make. Tugiye gukomeza tunyuze amashimwe mu ndirimbo ntimurambirwe, birakomeza kugenda neza cyane. Warakoze Yesu, warakoze. Haleluya, haleluya. Warakoze. Yeah.
Forma de lo benedica. Domando,
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Mwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Mwami ni mwiza pe. Ni mwiza pe. Mwami ni mwiza pe. Hari indirimbo ivuga ngo Bosco fasha ngo imirimo tuyikusanyirije
tukurambira amaboko ishimwe kuramo gake imirimo wakoze amen imirimo wakoze imirimo wakoze tuyikusanyirije hamwe tukuramburira ishimwe ryawe. haleluya amina imirimo imana yakoze tuyikusanyirije hamwe none bitumye turamburira imana amaboko biraryoshye cyane navuze ngo twishimiye kuba muri iri teraniro ry'abashima imana iteraniro ry'abaramya imana kandi ubu ni ubuzima tuzahoramo twabitangiye rero cyangwa se twabitangiye twebwe tukiri ku isi ubu ni ubuzima buzakomeza no mu ijuru tuzahora turamya imana tuzahora tuyishima bibiliya rero biravuga ngo niba ubabaye senga ariko niba wishimiye ririmba turi kuririmba no kubera ko imitima yacu yanezerewe imitima yacu irishimye cyane nagize umugisha wo kugendana na Joeli w'iyobokamana TV kugira ngo abantu neza basobanukirwe abo turi bo mpamvu twicaye hano rero nasaba Joeli ko yadufasha gukora presentation y'aba bantu kugira ngo tuze kwakira umubyeyi nyine twumva ishimwe cye. Yesu ashimwe cyane ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukazana abantu batandukanye tukabasha kuganira tukabasha gutarama. Ni igitaramo cyiza cyane turi kwa Evangeliste Tisiye. Impamvu yacu nta yindi murabizi yuko amaze iminsi arwaye bikomeye cyane yageze kure yewe havugwa byinshi bamwe baramubika bahanuzi barahanura ariko ibyo byose Imana ibikuraho. Niyo mpamvu tuvuga ngo imirimo wakoze tuyikusanyirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe n'iryawe. Turi kumwe rero n'abaramyi batandukanye nk'uko nyine byagiye bivugwa. Ngewe mwumva ndi Joel Sengurebe w'iyobokamana TV, ndi kumwe na BKM ufite YouTube channel yitwa BKM wa Yesu akunda gucishaho ibintu byo kuramya no guhimbaza Imana. Ndi kumwe kandi n'umucuranzi arivuga nawe kugira ngo tugende gukomeza kuri murakoze nitwa Izere Janti. Izere Janti. Turi kumwe kandi na Manzi Eri Lisie, ni umuririmbyi mwiza ku giti cye mu magurupe atandukanye, ni byinshi cyane. Turi kumwe na Claudine irindi niryo avuga aririmba muri Alarm Ministries. Irindi ni Claudine abantu bakibazo zinatandukanye. Yego. Cyangwa Didia. Yego. Okay. Turi kumwe na mushiki wacu hariya na baratwibwira. Yego. Turi kumwe na Janvier na baratubwira irindi. Ni Rukundo. Turi yego. Ni Rukundo, sorry. Yego. Yose n'abakwita Janvier. Turi kumwe na Samu no umucuranzi mwiza cyane wa acoustic. Nawe aratubwira ibindi. Nitushimwe Samuel. Yego. Umucuranzi curanga bass. Yako wa bass ni acoustic. Byose. Ifite cyane rero. Yego. Niyo mpamvu ndi hano. Turi kumwe kandi na nyir'ubwite uduteranirije ahangaha kongera kumubona arimo Zozo wa Yaza Dimari ya Bonefo no kripe twarambura ibiganza tugaha Imana icubahiro. Haleluya amina. Buriya iyo udashima Imana irakubika. Ubu impamvu mwese muri aha mubitse n'Imana umwenda kandi Imana izabishyura. Amen. Iyo udashima, iyo ubaho mu buzima budashima, Imana ikubika ahantu. Ni mafolome varia doble. Iyo ikugirira neza ikugirira neza. Hanyuma ntushime. Igushyira muri entre parenthèses. Umunsi umwe ukayisubira imbere ngo wampa. Ariko dushime tuzamura ibiganza twese duhimbaza Imana kwiye. Tuvuga ngo haleluya haleluya. Amina. Iyo rero ushima urimo uragenda wizigamira. Ubu hari ibintu Imana izabikira kuko mwayishimye. Tisier Nabi koze Imana n'umuvuga butumwa
ndi umuhanuzi kandi mwiza ndabihamya mu izina rya Yesu kuko narahamagawe maze guhamagarwa ntoranywa muri benshi bahamagawe. Shimye Imana rero ko mwageze aha ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Satani arwanya ishimwe arahaguruka agahagarara kugira ngo udashima, ariko ndanezerewe kandi ndanezerewe mutahi mushaka mumwitahire ye ndanezerewe haleluya we amina. iyo ntekereje urupfu navuyemo feza n'izahabu rwame kandi imbere ubuzima n'ubwa mbere feza n'impano n'imigisha y'abariho ibyo yakoze n'ibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuwugihumeka ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'ibyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze n'ibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuwugihumeka ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze n'ibyo bikomeye uri umunyamahirwe kuwugihumeka. ubuzima Imana itanga nibwo bwa mbere. Ifeza n'izahabu iyo ni imigisha y'abantu bariho. Amafaranga ni imigisha y'abariho. Imyenda yo kwambara ni imigisha y'abariho. Ubutunzi ubu bwo mu isi Imana yambwiye ko ari bombo n'amashikareti n'imineke ibi ngibi abantu birukanye. Ibyo ni imigisha ariko ikurikira agakiza, ikurikira ubwami bw'Imana gukira. Rero utariho ntashima. Turashimira Imana ko turiho bene data. Yego. Nimunyemerere tugire gutya dukomere Imana. Ndavugaho gato ariko nari ndimo mvuga ngo nyine nitwatisiye n'ishimwe rirandenze. Hari ibintu kubona Alisiye yicaye ahangaha iwanjye se ni umuhanuzi mukuru mu ndirimbo amwubaha numva indirimbo ye ntangira hano Pascal karibu papa kira ngusohoze mu izina rya Yesu gira hino mwana gusohoza anzurire mbone ko ngwino gusohoze mushu kanzurire ngwino gusohoje Pascal yarasuye kwa muganga nabi ndagusohoje nasi uyu niwe wasimburaga madamu kwa muganga yazaga agasimbura madamu abantu mwe muri hato ntabwo muzi urugo ni ikintu gikomeye noneho kumara amezi 3 ane 5 kwa muganga 6 urwajwe n'umudamu wenyine Barakagira niwe wazaga akamusimbura haba hari hariya narwariye bwa mbere ibitaro byose nagiye turi na Faisal Barakagira niwe wazaga akaza kusimbura madamu ndari guha papa karibu bana karibu soza bera bimana areka ngana kwenda bana bazokwisha ibintu babirenze nicyo kinini ndahatwara pole ani wambaye agaswari sizi ko dukundana ya babirenze buriya ntabwo ndavuga twari kwishimira gushimira Imana twari gushimira Imana Imana yo mugisha Imana mukunda Korodina kwicara hanga hararume uyu mukobwa n'umuramyi mwiza yigeze kuririmba mu gatenga ku kidendezi
araririmba aravuga ngo Yesu ageze yitambukira arahagarara sha Yesu yaraje arahagarara bambwiye ko mfa kuri 30 z'ukwakira ntabwo byaraga aramubwira ngo byuka wararirimbye Pera no sabara na bibi malo uzarama wowe uzarama so mundi turagutahira ubukwe tuguhamba bukosha akagira zaba muri koro ariko haleluya ibihaha byanjye byarakize muri uba mfite ijwi umutima wanjye umeze neza ntabwo ukisimbagurika kwa kundi nari meze hasigaye impyiko nimereye nabi ndakihagarika amaraso ariko bizashira mu izina rya Yesu yakoze ibya mbere n'ibindi zabikora uba bafunguyeho kantu bamara gufunguraho iyo kariho karuzura buriri bwanjye ngo buri ubwo ryamaho naho ngaho ryama kasisira amatera nkaryama ameza abaye angahe ese murumva ntafite ishimwe kuva muri ruri kuva hariya nkabandiho ndi muzima birandenga papa birandenga nige mu buriya nyine ishimwe ryumva buriya mbere yuko bisohoka buriya mba nabanje gushima Imana mu mutima ubu niyo ntagira ikindi kintu ndenza Imana iri birareba umutima wanjye Bebu kunagira neza buza mazina namwita Bebu kunagira neza oh buza mazina namwita Bebu kunagira neza we oh buza mazina namwita kwese mbega we Bebu kunagira neza buza mazina namwita naje kwira ubundi etimite bisobanura ubusabane iyo wiganyira ubuzima bwawe buba bugufi iyo wiganyira ugarukira hafi wowe iyo ubana n'amaganya uzana imitsi mu gahanga iyo uhorana amaganya mu mutima igikuri n'iminkanyari niyo uzana yes iyo de no me fasibidano malo vardizabre kandi ngiye guhaguruka pe ni mu mbere bana ko mu mbere bana ndimo ndabyumva mubyumva ndimo ndabyumva tuzamura etimite birasobanura ngo n'ubusabane kugirana ubusabane n'Imana divine connection finamole everia donc iyo ufitanye ubusabane n'Imana uhora ufite umutima unezerewe kandi kugira ngo muhorane amashimwe mu mitima ya niba mukeneye kugira ngo muhore munezerewe muzasaze neza ndashoreka kugira ngo muhore munezerewe muzajye muhora mushima yego hari ijambo ryitwa investissement kwinvestissa muvuge ngo amen investissement kwinvestissa ubu mwebwe murimo murabitsa kuri account muri kwinvestissa papa kari akazagutungana n'umuryango we n'abantu uzabyara nawe ukwe urabaye ejo bundi agiye uyu nguyu mbona umugisha ariko di mamola ferme nizale were globe ndaza guhanura tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro mu izina ryawe birori byawe bizatangaza amahanga ufite umugisha muri iki gihugu naje kwiba uyu munda uzizuba ryo abo ni bande
bande kasubire muri abo ni bande satani zeru ni murambura bike murambura amaboko mumpere satani zeru ariko mumumpereze ibiranze ntaraguye Faisal ntaraguye Kanombe ntaraguye rwa Faisal ntaraguye hariya ni mumumpereze ibirira kandi ku buzima bwawe satani nawe muheze ku buzima bwawe muheze satani muheze urabihamye abamukorera barishwa n'ubusa umugabo wawe umusaraba izina rye ni Yesu yatsinze satani haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya twishime haleluya amen haleluya haleluya amen haleluya ariko mwayiteye nka gatatu nibura basi imana kabiri gatatu we cyane kandi we imana iratsinda nanone haleluya haleluya abana bakitsinda ni kuvuga ngo go satani acuye zedo aruwanuye zere ayitaha Joel na bike ari umuntu wanuye aravuga ngo nzakurikirana ngo na nyira mbogo ngo niba ari nyira mbogo nyina wa mbogo ngo ni nyira mbogo mwakabyara ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo sishima haleluya hari abavuze ngo ndapfa mu kwakira n'ibyo ngusindi sifite amashimwe kuma wa 12 hageze ariko ngongere mu ariko reka nanjye nzabishyura one day shimiye imana ihimbazwe kandi shimwe iteka icyubahiro ni icyahe amen kabiri shimiye umudamu wanjye wabaye amezi kurwaza umuntu buriya iyo utararwara ntabwo ushobora kumva imbaraga zishimye ariko reka nkubwize ukuri ko imana yo mu ijuru imana irakomeye imana irahambaye imana ifite imbaraga nyinshi zo kugucomekamo piyese wowe urwaye nibwira uri mu bitaro zo kugucomekamo piyese wowe ubona ko ibintu bidashoboka ntangarije imbere y'iyobokamana ntangarije imbere yanyu bikanywa Yesu narivuze ngo imana ifite imbaraga abemera ko ifite imbaraga imana iteranyiriza amagufa mu nda y'umubyeyi imana irakomeye urutirigongo rwanjye rwarasubiranye ubu ngubu natangiye kweguka ndashimira imana nkongera gushimira abadiaspora ariko bantu b'iburayi muri beza mwakira umugisha mubasabire umugisha murambure ibiganza muhabwe umugisha buriya umuntu imana yakuye muri iki ukamugeza hariya hanze ni ukuri imana yahamushyize kugira ngo ababere amaboko nta muntu mwese uko muri ahangaha mutarabona ukuboko kuvuye hariya hanze mu mahanga si cyane rata koko tuzamura ibiganza ni ukuri kw'imana abera muri ahura muhabwe umugisha n'imana ibaha umugisha ntabwo bageze i burayi ngo bibagirwe iyo utatse uri umunyarwanda batabara abanyarwanda benshi nanjye ndabashimira mwarakoze imana ibaha umugisha ntibakwemera ko umuntu abavuga amazina ariko nabatondora ariko nzajya mbasengera mu izina rya Yesu imana ibaha umugisha navuze ndashimira barakagira abanye nanjye kwa muganga asimbura Joel ukora ikiganiro
bikeye murabyibuka ukora ikiganiro tinyaboneka tisiye ibyo byose ndabyibuka. Imana ibaha umugisha. Hari n'abanyarwanda beza bafite umutima w'Imana, ni ukuri bampaye amaboko barambwira ngo hagarara we gutsinda. Ndashimira amaboko y'Imana, ndashimira Imana yakoze iby'Imana. Iyo uhora ushima rero uhorana akanyamuneza mu mutima. Iyo uhora ushima rero uhora ntihagira na rimwe rivunika. Haleluya, haleluya, amen. Hari umuririmbyi yavuze ngo ndumva amashimwe ndusha imbaraga, na Tisi yaramurusha imbaraga. byananiye, ntabwo byananiye, nzaba mvuga afite umwanya, mfite n'akanwa, mfite n'amavuta, ndumva ivuta yewe mwanyikirije. Haleluya, ndumva mfite amavuta. Hage navuze ngo nuwapfuye ngo namuzura, ndabayora se ko bayora n'ibyatsi, ndabasengera gukira indwara ya Imana yarabazura. Navuye muri koma amaze amezi 3 muri koma abakozi b'Imana, nagiye muri koma nyimbaramo iminsi 7. Iya mbere bamaze kunkura ibyumba, nari naguye mu kabande, bamaze gukira muri ambulance. Inshuro ya kabiri njya muri koma, tuma barimo barambaga hano, barimo barambaga nuko hariho kamera nazamura habe, barimo barambaga kugira ngo babashe kuntera amaraso. Urumva abakozi b'Imana, njya muri koma banyora amaraso mu nda y'ikiremve, aho umwuka waraheze neza, umwuka uragenda. Ngiye muri koma, Imana irambwira ngo nukuri ndakugaruye, kandi nkugaruriye kugira ngo usengere indwara zose zananiranye. Umuntu uri ahangaha arava ahangaha akize mu izina rya Yesu. Mwakwikirije ngo haleluya, urava ahangaha ukize mu izina rya Yesu. Ndashimira amaboko y'Imana nabo. Nzavuga ndafite umwanya, tutabaha abana bakeneye nabo kwigira mu byabo. Imana ibaha umugisha. Mwakoze bera b'Imana. Thank you papa. Tuzamure Imana icyubahiro. Dore icyubahiro ni cy'Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka yakoze imirimo tutari gukora, abana b'abantu tutari gushobora, ariko ikiganza cy'isumba byose cyarabiremye paka. Kandi isaha gusa ari n'ahandi ugomba kuzagira. Wifurije no kuzaba mu gitaramo cy'abera. Dore nzamuye kiri nani stop kigaragara kigiye gusoza, kandi ngo turiyo mu buryo bwa data. Ndashaka kuvuga ineza y'Imana wabonye kuri Tisi mu minota nk'itatu. Uraza no kudusengera dusoza. hari ibintu biba mu bantu, hari ibintu abantu tubamo nako ariko byo bitatubamo. Hari n'ibintu biba mu bantu ariko baba batabibamo. Igitangaza rero ni iki? Igitangaza ni ikintu cyose kiba wowe utari ukiteze, ariko abandi bo barangije kubona ko bitakunda. Ubu iki ni igitangaza cyabaye. Mu buzima busanzwe hari ibintu witegereza ukareba ukavuga ngo ese ibi bintu bizagira iherezo. Ubu nimureba abantu bose bababwira ko babakunda, nuko mukibasha kwigenza. Abantu bose badukunda nuko tukigenza. Ni nayo mpamvu iyo habayeho impamvu zituma utakigenda, nibwo umenya ko koko abantu bagukunda. Ubwo rero turashimira Imana ko twabonye abantu bakundana, tukabona n'ababyigiraga. Kuri Tisi rero hari ibintu byinshi utavuga, buri ibintu byinshi bizwi na Gisa. Gisa yigeze kugira amaso y'icyatsi kibisi kubera kurara kanuye. Ndareba ndavuga ariko ubundi bumaze iki? Uyu mugore komeruka twari mutumuri inyuma twakamejeje tutijya mu rugo wubake. Ubu harye kubana nabo birangiriye cyagihe niho ubufasha babukeneye. Nababwira nariko Gisa nimbona umwanya manywa ujye wirirwa, hanyuma nawe nijoro ugende ujye kuruhuka. Ko guterura umuntu ngana gutya ngo agiye kuri toilette kugira gute, irakaze. Noneho haza kuba ikibazo gikomeye cyuko nta muntu ujya ahantu ari. Yaba nta muntu ujya ahantu ari, tugire n'ibibazo by'imirwano n'abantu ngo twimanye umurwayi, ariko twe bari baratubujije mu buryo bumwe n'ubundi. Noneho ubumwe muramubona yicaye bimeze nabi, cometse imipira hasi, arifite umupira. Mwe muramubona ameze gutya, yigeze kugera igihe baramucomeka umupira sonde iyo munsi yani nyuma, na sonde yani imbere. Ubwo urumva fata kurwaza iyo mu kanwa yo kuriramo, fata kurwaza umuntu umeze gutyo, kututamfasha nakuniga ahubwo fata umuntu umeze gutyo, munaga amatwe mu byumba. Fata umuntu umeze gutyo bikeye na mwese muri hano umubone yavuyemo aho hantu.
sibyo numubona yavuyemo aho hantu ikindi kintu buriya cyari giteye ubwoba mutazi abantu batuye isi bahubuka bihuse Yego. ariko Imana ikababaza yitonze Usubiramo ko kantu. abantu batuye isi bahubuka bihuse ariko Imana ikabababaza bitonze ubu hari abantu bahubutse ku buzima bwa tisiye reka mbagire inama dore sindi mukuru ariko uko ndi kose ndamaze igihe cyose utazi amateka n'iherezo ry'umuntu mu bantu Yego. ujye wirinda kumwinjira no kumwinjiramo utaramenya iherezo Don't judge. sinzi niba mubyumvise igihe cyose utarabimenya igihe cyose utarabona utaramenya iherezo ry'umuntu ntuzakora ikosa ryo kugerageza uburyo ushaka gushyira umuntu aho atagakwiye kuba Yego. tise yahuye n'ikibazo cy'abantu banditse muri yuda abantu mutaraso mu rwandiko rwa yuda ndarubatuye muri yuda haranditse ngo kuko hariho abantu baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka abo bantu ni ibicu bitagira amazi bagira amagambo atumbyemo agasuzuguro ngo bahora musome niko handitse mu bisome niko mu rwandiko rwa yuda handitse ngo ni ibicu bitagira amazi ngo bazerera batagira ishyikizo ngo mu isangira ryabo baba bafite ibintu ngo by'ibigambo bitumbyemo agasuzuguro ngo kandi ngo igihe cyose baba bifuza ngo kwigira ukuntu bashaka kwiga ariko Bibiliya ikavuga ngo kurwara koko yari arwaye ngo ndetse yendaga gupfa ngo ariko Imana iramubabarira kugira ngo itongere umubabaro ubundi duhuje rero muje ayo magambo ya yuda muje n'ay'abakorosayi nyahuje bitavuga nti reka njye mu ruhande rw'urwaye ko kurwara koko ararwaye ndetse arenda no gupfa ariko Imana iramubabariye kugira ngo itongere umubabaro ku wundi mbabarira tisiye hari n'abagusiga bakagenda mbabarira gisa hari n'abavuga ko utarwaye ego uzi ibintu byiswe ngo ni amapuraka n'ibiki ibintu birakomera ariko twebwe twari tuzi urugamba turiho twimana amakuru tubura no mu bantu ngewe maze amezi ane nta muntu uza ahantu kuva tise yarwara nta tangazamakuru nagiyemo nta kamera naravuze ngo reka mbanze apfe nzamenye icyo mvuga imbere y'aba ubu n'igihe wari kubabwira uko yapfuye gisa wese nari kumukundira ko avuga urumva rero kwita nta kindi twari kugomba kuvuga aho rero abyukiye atashye ari kuwa kane inyangamuntu mvuze nduru ndavuga ntikarabaye ntiryorororo twari tumaze kuva mu giterane cya Jehova Jire Imana iratsinze nashyize induru ku munwa ntiryorororo Imana iratsinze ntajya postinga ukuntu Imana yatsinze none Imana iratsinze wowe nubona ugeze mu kwa mbere utagenda mu kwa mbere uzaba ugenda utagira imbago Haleluya. uzaba ugenda kandi rero kuvuga ku Mana byatuma mera nk'uko tise yabaye ariko reka mbabwire ijambo rimwe ryanditse muri Bibiliya bike uzi ko muri Bibiliya handitse ngo ku bwanjye ku bwanjye nzabyikorera mbabwire se akantu kihishema buriya enjeniyeri yarimo akora ikibanza asiza abantu bose bajya gukora akazi bitwa abanyabiraka ariko akazi kaba gafitwe na enjeniyeri abazi iyo nzu ukuntu izarangira byanze bikunze kandi umufundi watangiye inzu si uwisoza ariko Imana ibonye ibyo bintu atari byo iravuga ati noneho aba bantu aho bajya ntibahaza ariko bavuye barahaza noneho hagati rero ibintu byituyemo ni byinshi hazabaho ibi habeho ibi habeho ibi habeho ibi noneho kuko mwese ntawe ushoboye ku bwanjye nzabyikorera ubu rero uri muri nzabyikorera ku bwanjye nzabyikorera hajyamo akantu mutumva ngo nta cyatuma izina ryanjye rituma kuva mu 2020 harya covid yabaye ryari 2019 ubu hari amazina abiri arimo avugwa kuva muri 19 kugera 24 Vladimir Vladimirovich Putin kongeraho umugabo witwa Zelensky yego na OTAN ayo ni amagambo abantu barara bavuze bakongeraho covid-19 mu Rwanda hari icyitwa cya kirwara cyitwa Marburg ayo mazina yose ndagira ngo mbibutse ko ubu
igihe cyayo cyagezweho kirarangiye ariko izina rya yesu ntiriteze kuzasaza ntiriteze kuzata agaciro abazi icyo yamaze tuzabivuga abandi birirwa bavuga ngo turakabya turamaze iyo turamaze uzi ko njye nigeze gukabya ndinda umuceri urinze umuceri mu cyaro iwacu mu Rwanda iyo ni mukabana najya mbwira inyoni nijyororo nicira amakotero ntiva mu muceri wa runaka zamene warawurinze mu rwasa wagiye ureke ibyo papa wawurindaga mu rwasa nawe urabona ukabya iby'umwami yesu ariko wagiye wawurindaga mu rwasa hari umuntu wigize ubu wakumva abapagani bavuze ngo ibyo twavuze ni biki hari umuntu muri mwe wigize yumva indirimbo niba ariya umwana urimba ngo baduhigahiga ngo baturangize ibyanjye ndabizi niga ninde wayiririmba ni Jay Paul si uko yaririmbye rero abantu biducokoze ibyacu turabizi wabo kuvuga imana tuzi imana ishimwe ibyacu turabizi ntabwo twe turamye imana twumva imana ntabwo turamye imana twumvanye abantu ntabwo abana b'abakobwa baramye imana kuko babonye abaramye ahubwo baramye imana kuko bafite imvano ntabwo barakagira nigeze turara nijoro aranyitegereza arambwira ati si ubu mpfuye ati umugore wanjye yashaka undi ati byagenda gute gisa nawe agiye kunkorogosha arambaza gusa wapfuye yansigaye umva ibisubizo bose nabahaye uyu naramubwiye nti upfuye yashaka undi muzagereyo amahoro gisa nawe ndangira ndamubwira nti apfuye yagusiga ntaho wamusiga nawe upfuye ni amagambo abagore bose bakunda kwibwira umugore ukumva aravuga ngo usubu ngo sheri ngo upfuye wansigaye aho wamusiga upfuye ni naho nawe yagusiga apfuye ntimukaremereze ibintu ahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ngo bazenema umelolasi sekor veradonai tanda bapie Rokita rokita Veriadonai nendorogo Come efoa shika Varidezambe dolai Nemafoa nuko bigenda baruhuka imiruho N'imihati. n'imihata mw'izina rya Yesu kuko imirimo bakoze igenda igize gute ibaherekeje mu izina rya Yesu turashimira Imana ahubwo abantu ntibakizwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza imiryango irakizwe ngo abantu bakizwe sha nutanakizwa Imana izakuyora tu izakumena izakunema falo leta rero nguha amakuru abantu nibanga gukizwa bihorere dore ibintu bine dorakeremo dore ibintu bine abantu nibadakizwa n'umubare mureke twumve ibintu bine abantu Oya, ntibagakiza bitwaye bine tugasenga bivuki Joe icya mbere umuntu bwa mbere nadakizwa imanga na ruhurura babyubaka buri munsi i Kigali hazagwa amapfa aho ni cyambere icya mbere kabiri ibyo bintu bizarangiza Reka abantu mvuga icya kabiri uravuga icya gatatu reka mvuga icya kabiri uretse kuvuga icya kabiri ngaho ukavuga icya kivuga gatatu icya ndakubaha kabiri imuhaze munyikirize mwego haleluya Amen. icya kabiri nudakizwa uzasazana umuruho muri kwa gusazana umuruho twebwe mu gitondo cy'umuzuko tuzazukana na Kristo tubeho mu zindi mbaraga mu izina rya Yesu Amen. icyo ni icya kabiri reka mvuge icya gatatu yego icya gatatu rero abantu nibadakizwa ubu dufite ikintu cyitwa RIB kirabarindiriye abaye mwese muratekereza abantu nibatumvira Imana bazanirwa kutumvira amategeko bazayumvira si ibyo bintu mwigira ni ibiki abantu nibatumvira Imana ngo bemere Imana bazemera RIB icya kane abantu nibadakizwa ngo bemere ko Kristo ariho bamuyoboke nk'umukiza ibyo bazayoboka bizabaca mu mazuru birangire Bibiliya ivuze ngo bapfuye hanyuma abantu bakijwe bugasoreza muri Zaburi ivuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso navuze ruhurura kubera iki uwo abana banze gukizwa abakobwa banze gukizwa biroshye mu biyobyabwenge bizabarenza umuhanda bagwa muri ruhurura zirabategereje abantu banze gukizwa bari mu byaha barimo bakora ibidakorwa birabarindiriye hanyuma ibindi Kristo we afite gahunda azakora bigahura tukakira ubuzima bushya muri Kristo Yesu akantu rero navumbuye amagambo nagabanuke ibikorwa bigwire muranyumvise mwe ba amagambo nagabanuke ibikorwa bigwire ubutumwa bw'akanwa nimureke tubugabanye aho kuvuga ubutumwa nimureke dukora ubutumwa ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe kandi Yesu yarakoze kuturuhura nanjye dore nsigaye ndyama kare saa mbiri mba naryamye ubundi hari igihe nararaga nyakamere mwakoze gusura no kugeza iyobokamana hano abana batoya bakoze kuza
turabanezerewe mu buryo bwose kandi mwakoze. nubwo twahuye n'ibigerage ntabwo tesi ko mwumvise ijwi rya bigeragane n'ibibazo kariyo mahirwe Imana iguha wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa mwami Imana yacu waraturinze uturinda umujinya wa Satani uturindira muri isi ishaje uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu nubwo twahuye n'ibigeragezo nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda ntitwapfa ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe imirimo yawe twarayibonye ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ni ryawe imirimo yawe yagendanye natwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu ishimwe ni ryawe imirimo yawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka twongere turambure amaboko yacu kubw'imirimo itangaje Imana yakoze ku buzima bwa mwene data Tisiye. Iyi ndirimbo nyine niyo idushyire ku musozo iki gitaramo cyacu ariko ntabwo dusoje. Turacyatarana. Imitima yacu iracyashima Imana. Imitima yacu iracyataramye. basenze Yego, dusengere dusoze. murambura ibiganza mwese murambura ibiganza mwongere Imana muyihe icyubahiro Mana Yesu Kristo. turagushimye Yego. numiri banda forbine no melolaba tugushimiye kuri mwiza izina ryawe ni iry'icyubahiro izina ryawe rirakomeye tugushimiye gukura mu rupfu unga amagufa ukayateranya amagufa agakomera utanga urubyaro ingumba ira semarga dobre uteranyiriza amagufa mu nda y'umubyeyi agakomera yego uzura ibintu byari byapfuye abantu babona ko birangiye wowe ukaza ukabiha ubuzima ugateraho inyama ugashyiraho imibiri ugashyiramo n'imitsi n'umwuka ukawohereza mu byapfuye bikabaho dusengeye abantu bakurikiye iki kiganiro ijisho ryawe niribabeho mu izina rya Yesu twatuye agakiza ku muntu utarakizwa umwuka wera w'Imana akore kuri buri muntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ahinduke abe icyaremwe gishya mu izina rya Yesu dusengeye buri muntu wese warambuye ukuboko akaduhereza ukuboko ngo duhaguruke
ahaguruke ahabwe umugisha n'imana uwatanze 200 n'uwatanze 150 ahabwe umugisha uwatanze byinshi imana imukubira inshuro zitabarika ubwiza bw'imana bube kuri buri muntu wese uzakurikira iki kiganiro buri muntu wese ukoreye imana mu bari aha ngaha ubuntu bw'imana nibumubeho mu izina rya Yesu imana ibahaye gusoza umwaka neza muzamura ibiganza mwakire hodibina no melaloble imana yongereye imibare y'abakizwa igabanyije imibare y'abarimbuka nimuyihe icyubahiro muyishimire itanze kado nziza mwakwakiriye ko kandi bahaye 25 ngo muwurye nk'umwaka w'amahoro nimurambure ibiganza mwakire 2025 mu izina rya Yesu tunezezwe nawe mana isobora byose kufunguye ikirere cya buri muntu wese ukurikiye kino kiganiro kugira ngo ahure n'amaboko yawe akomeye kurusha imbogo tuvuze ko nta yindi mana tuzakorera uretse imana yaremye isi n'ijuru uretse imana izura abapfuye uretse imana ikiza abarwayi uretse imana itanga agakiza iyo niyo tuzakorera amanywa na nijoro tugukomera amashyi tugukimira kuri biza amen 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 amen